Ese wigeze wumva unaniwe cyane ukumva ibintu byose byanze nta kutagize maze ugatekereza kurekura intego zawe? Akenshi iyo ugeze aho wumva ugeze ku mpera z'imbaraga zawe nibwo uba uri hafi yo gufungura urugi rw'amahirwe wari utegereje. Intsinzi ntabwo iza mu buryo bworoshye, iza igiye kugerageza niba ukwiriye icyo wasabye, niba ukwiriye bya bindi wiyemeje kuzageraho. Rero muri uyu mwanya tugiye kureba ibimenyetso 5 byerekana ko urugendo rwawe rugeze ku musozo mwiza. Ikintu cya mbere ni ukubona ko ibintu byarushijeho gukomera. Iyo ugiye gutera intambwe nini mu buzima, inzitizi nazo ziriyongera. Niba ubona ko ibibazo byaje ari byinshi ugereranyije na mbere, ntukitotombe. Icyo ni ikimenyetso cy'uko ugeze ku kizamini cya nyuma kigufasha kwinjira mu kindi cyiciro. Rero umunyembaraga azi ko umwijima urushaho kwicuma iyo bugiye gucya. Ikindi kintu ni uko watakaje inshuti zimwe na zimwe. Uko ugenda uhindura imitekerereze ukagura intego zawe, hari abantu mutazongera kumvikana. Niba rero ubona urimo kuba wenyine cyangwa se abantu bamwe bakwitaza, rero nuko urimo uragenda ku muvuduko badashobora gukurikira. Ntabwo ushobora kujya ku yindi level ugumana abantu bagufatira hasi, cyangwa se ugumana abantu mwari muri kuri ya level wari uriho. Uko ugenda uhindura level niko ugenda ujya ku bantu bashyashya. Kwemera kurekurana n'abatarimo gukora ni ikimenyetso cy'intsinzi. Rero mu buryo bwa gatatu ni uko ufite umutuzo n'iyo ibintu byaba bitatunganye. Mbere washoboraga guhangayika cyane iyo ibintu byabaga bitagenze uko ubishaka, ariko ubu ufite icyizere kidashidikanya. Rero niba ufite icyo cyizere kidashidikanya, igihe ibintu byawe bitagenze neza, uzi neza ko gukora cyane kwawe n'ubwenge bwawe bizaguhesha ibyo ushaka. Uyu mutuzo rero ni ikimenyetso cy'uko ubwonko bwawe bwamaze kwemera ko intsinzi ari iyawe. Ubu uba kutegereje gusa ko igihe kigera, kuko intsinzi wamaje kubyemera ko ari iyawe. Ikintu cya kane ni uko wibanda ku rugendo urusha kureba iherezo. Niba ugeze aho ukunda akazi k'imvune urimo gukora buri munsi, ukishimira rutini yawe kurusha kwibaza ngo amafaranga azaza ryari, uba wamaze gutsinda. Intsinzi nyayo ntabwo ari igihembo ubona, ahubwo ni umuntu uhinduka we mu gihe urimo gushaka icyo gihe, mu gihe urimo gushaka iya ntsinzi. Uko uhinduka uwo muntu rero nibwo uba uri kugana ku ntsinzi yawe. Icyo ni ikimenyetso kiba kiri kugaragaza ko ugiye kugera ku musozo mwiza. Rero iyo umaze kuba uwo muntu, ibindi byose biza nk'inyongezo muri rusange. Ubuhanga bwa nyuma ni uko ubona amahirwe aho abandi babona ibibazo. Niba utangiye kubona uburyo amakosa yakubayeho yagufunguye amaso, bivuze ko urimo gutekereza nk'intore, ntukireba nk'uwahohotewe n'ubuzima, ahubwo urimo kwireba nk'umukomando urimo kwitoza. Iyo amaso yawe afungutse ku mahirwe, intsinzi ntabwo ikiri inzozi, ahubwo ni ukuri kurimo kuza mu buzima bwawe. Intsinzi yubakwa mu mwijima ikaza kugaragara mu mucyo. Niba rero nawe uri hafi yo kugera ku nzozi zawe, andika ndi hafi muri komenti. Reka duhurire muri video yacu itaha.